Indirimbo ni kimwe mu bihangano bikundwa na benshi. Byagera ku njyana buri wese agahitamo inogeye amatwi bitewe n'ikigeragezemo cyangwa se nuko akunda gutamba iyo njyana. Ku isi habarurwa ubwoko bw'injyana zizwi muri muzika zisaga 1300. Trap ni injyana iririmbitse mu bwoko bw'indi njyana ya hip hop. Ikaba yarakomotse mu bice by'amajyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahagana mu myaka y'1990. Iyi njyana yakomoye izina ryayo mu mvugo ibyitwa slang yakoreshwaga muri Leta ya Atlanta, imwe mu zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bavugaga ngo trap. Iyi ikaba ari slang cyangwa se imvugo yasobanuraga ahantu hagurirwaga ibiyobyabwenge mu buryo butemewe n'amategeko. Injyana ya trap ni uruvangitirane rw'ingoma, aho abaririmba bibanda cyane ku ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge n'ibikorwa by'ihohoterwa bigaragara mu bice by'imijyi. Iyi njyana ya trap kandi ikoreshwamo ibicurangisho bike. Bamwe mu bahanzi fatizo batangije injyana ya trap harimo aba producer uwitwa Curtis Mantronic, Money Fresh, Shawty Red, Zaytoven na Tomb. Usibye aba producer bari bakomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu njyana ya trap, harimo abahanzi b'abaraperi nka Young Jeezy, umuhanzi Drama, Gucci Mane n'umuhanzi T.I. waje no gushyira ku mugaragaro album mu mwaka wa 2003 ayita Trap Music. Injyana ya trap imaze kumenyekana mu bice bimwe na bimwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Producer witwa Lex Luger yatangiye kumenyekanisha trap igezweho muri iki gihe abinyujije muri album y'umuhanzi Waka Flocka Flame washyize album hanze mu mwaka wa 2010 ayita Flockavelli. Ubwo trap igezweho ikomeza kwamamara mu bahanzi. Kuva mu myaka ya 2010 injyana ya trap yabaye imwe mu zikunzwe cyane muri muzika Leta Zunze Ubumwe za Amerika, itangira kwiganza cyane ku rubuga rwa Billboard Hot 100 muri icyo gihe, bigizwemo uruhare n'abahanzi barimo Drake, Pop Smoke, Quavo, Cardi B, Migos, Future, Lil Uzi Vert, 2 Chainz, Post Malone, Travis Scott n'abandi batandukanye. Aba bose bagiye bagira indirimbo za mbere mu zikunzwe zo mu njyana ya trap. Injyana ya trap kandi yagiye ihindura muzika y'abahanzi baririmba pop barimo Ariana Grande, Beyonce, Miley Cyrus, Demi Lovato, Rihanna, Taylor Swift na Selena Gomez. Usibye abahanzi bo mu njyana ya pop bakunze gukora mu njyana ya trap igezweho, injyana ya trap yumvikana mu njyana ya reggaeton na K-pop. Ubushakashatsi bwa Nielsen data bwerekana ko mu mwaka wa 2018 injyana ya hip hop aribwo yakunzwe cyane bwa mbere mu mateka yayo, ibyatumye injyana ya trap ikomeza gukundwa kurushaho. Mu buhanzi bushingiye ku njyana ya trap, turebye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika injyana yakomotse ku ruhande rw'ubutumwa cyangwa se amagambo abahanzi b'iyi njyana bakunda kwibandaho cyane. Ni ukuvuga ubuzima, umuco n'imyitwarire yo mu gice cy'amajyepfo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahitwa Trap House cyangwa se inzu ya trap, aho bavuga agace kagurirwamo ibiyobyabwenge. Andi magambo agaruka mu miririmbire navuga ku buzima bwo ku muhanda kugera ku butunzi, ihohoterwa, baririmba ku binyabiziga bihenze byo muri Amerika n'imibereho abahanzi bahura nayo mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu busobanuro bw'ijambo trap, ngo mu gihe cyose ibi byose bitavugwa mu ndirimbo, iyo ntabwo iba ari injyana ya trap. Nyuma yo kubona ko injyana ya trap atari injyana ya kera cyane mu mateka y'ubuhanzi, reka turebe kuva yatangira kugeza magingo aya uko yagiye izamuka mu bice bitandukanye, ikaza kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikagera no mu bindi bice bitandukanye by'isi. Mu Rwanda abahanzi bakora injyana ya trap bavuga ko ari injyana yitwa Kinyarwanda. Ese Kinyarwanda yaba yarageze i Kigali ite? Ntukureho urushinge. Iyi ni Radio Salus, turi mu kiganiro inganzo n'ubuvanganzo. Ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri kuva saa 7:30 z'amanywa no kuwa kane saa 3 z'ijoro. Aka kanya turi kuganira ku mibereho y'injyana ya trap, uko yabayeho mu buhanzi bwa muzika ivuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igakwira ibice bitandukanye by'isi, igeze mu Rwanda yahindutse Kinyarwanda. Ngiye wateguye iki kiganiro no kukibagezaho nitwe Rick Safari. Kuva hagati y'imyaka 1992 na 2003, bimwe mu byamamare muri muzika byo muri Leta ya Atlanta na Georgia birimo Lil Jon, Money Fresh ukomoka muri Leta ya New Orleans na DJ Paul ukomoka muri Memphis, barihuje maze batangira gukorana n'abahanzi barimo Dungan Family, Goody Mob, Ghetto Mafia n'abandi.
icyari kigamijwe kwari ukuzamura injyana ya trap yamenyekanye cyane muri Atlanta. Mu mwaka w'1992 itsinda UGK ryashyize ahagaragara indirimbo ya mbere yitwa Cocaine in the Black of the Ride, yari mu njyana ya trap. Muri uwo mwaka kandi w'1992 bongera gushyira ku mugaragaro indirimbo yitwa Pocket Full of Stones. Iyi kandi yaje gukoreshwa muri filime yitwa Menace to Society yo mu mwaka w'1993. Kimwe n'abandi bahanzi batandukanye bakomeje gukora injyana ya trap, abumvaga ibyo bihangano bakumva huzuyemo amagambo agaruka ku biyobyabwenge. Nubwo abo bahanzi nakomeje kuvuga harimo abo tutamenyereye cyane, mu mwaka wa 2001 umuraperi T.I. yasohoye indirimbo yitwa Dap Boys. Hanyuma umwanditsi David Drake yanditse avuga ati, mbere y'imyaka ya za 2000 trap ntabwo yari injyana, hari ahantu. Iri jambo ryaje gutirwa risobanura muzika ivuga muri ako gace. Hagati y'umwaka wa 2003 na 2015 indirimbo zitandukanye zakomeje kuririmbwa n'abandi bahanzi batandukanye barimo Young Jeezy, Gucci Mane, Buzz Badass, Yo Gotti, Lil Wayne na Rick Ross. Aba kandi byavugaga ko bakora iyi njyana ubusanzwe bagaragaraga mu bikorwa byo gucuruza ibiyobyabwenge mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aba bahanzi bakora indirimbo zakunzwe cyane mu mpande z'isi, zikomeza gutuma injyana ya trap yamamara cyane mu nganzo ya muzika. Nibwo radio zitandukanye zakomeje gushyigikira trap, aho yakomeje gucurangwa cyane byitwa Power Play. Mu mwaka wa 2012 umuraperi T.I. mu kiganiro yatanze mu kwezi kwa 12 avuga ko yatangiye gukora injyana ya trap, yaragize ati, umwe mu baproducer witwa Lex Luger yamenyekanye cyane mu kugira ubuhanga mu njyana ya trap ubwo yatunganyaga indirimbo zirenga 200 mu mwaka wa 2012 na 2011. Ibyatumye producer Lex Luger afatwa nk'uwatumye trap igezweho ikundwa. Mu ndirimbo yatunganyije harimo iz'umuraperi Rick Ross, aha navuga indirimbo BMF cyangwa se Blowin' Money Fast. Mu myaka 2011 na 2012 izindi ndirimbo zo mu njyana ya trap zatwaye ibihembo bitewe n'uko zari zikunzwe kuri Billboard. Hari indirimbo yitwa Ballin y'umuhanzi Young Jeezy yabaye 57 mu ndirimbo nziza za Young Jeezy z'ibihe byose. Umuhanzi Future nawe indirimbo ye yitwa Turn on the Lights yahawe igihembo kubera ko yaje ku mwanya 50 mu ndirimbo 100 zari zikunzwe. Indi ndirimbo yavuzwe cyane yo mu njyana ya trap ni yitwa I Don't Like y'umuhanzi Keef. Iyi ikaba indirimbo yari ikozwe mu bundi bwoko bw'injyana yitwa drill ibarizwa muri trap. Umuhanzi akanaba producer ukomoka muri Chicago, Kanye West, yaje gusaba gusubiramo indirimbo yitwa I Don't Like bitewe n'uko yakunzwe n'abantu batari bake. Ukwamamara kw'injyana ya trap byatumye n'abandi bahanzi bakoraga izindi njyana bahimba indirimbo ziririmbwe muri ubwo buryo. Yitwa Beyonce, mu ndirimbo ze harimo Drunk in Love, Flawless na 7/11. Yazishyize kuri alubumu yasohotse mu mwaka wa 2013 ayita Beyonce. Izo ndirimbo zose zirimo umurishyo w'injyana ya trap. Umuhanzi akaba umubyinnyi w'injyana ya pop yitwa Lady Gaga, nawe yashyize hanze indirimbo yitwa Jealous in Drugs yo muri alubumu yo mu mwaka wa 2013 yise Art Pop. Aha yafatanyije n'abandi bahanzi barimo T.I., Too Short na Twister. Muri uwo mwaka kandi wa 2013 Katy Perry yifashishije umuraperi Juicy J basohoye indirimbo Dark Horse yagaragaye kuri alubumu ya Katy Perry yitwa Prism. Iyi nayo ni indirimbo irimo umurishyo w'injyana ya trap. Iyi ndirimbo yaje ku mwanya wa mbere kuri Billboard Hot 100 mu mwaka wa 2014 hari mu mpera z'ukwezi kwa mbere. Mu mwaka wa 2015 mu kwezi kwa gatanu injyana ya trap yongeye kwigaragaza cyane mu bahanzi. Aha navuga umuraperi Fetty Wap mu ndirimbo yise Trap Queen yigeze ku mwanya wa kabiri kuri US Billboard Hot 100 chart. Iyi kandi ni injyana yakunze gukorwa cyane n'abahanzi b'abirabura, cyane ko aribo babarizwaga mu njyana ya hip hop. Mu mwaka wa 2016 umuraperi witwa Designer yamenyekanye ubwo yasohoraga indirimbo Panda. Iyi ikaba indirimbo nayo irimo umurishyo w'injyana ya trap. Mu mwaka wa 2017 itsinda Migos riri kumwe na Lil Uzi Vert bakoranye Bad and Bougie. Ikaba trap ifite umurishyo w'umwimerere. Ibyatumye kandi 2 Chainz asohora alubumu yise Pretty Girls Like Trap Music hari mu kwezi kwa gatandatu ku mwaka wa 2017.
Ku rundi ruhande kandi umuraperikazi uzwi nka Cardi B yamenyekanye cyane ubwo yari amaze gusohora indirimbo Bodak Yellow, yanabaye iya mbere kuri Billboard muri 2017. Subiye inyuma gato mu mwaka 2015, mu bindi bice by'isi injyana ya trap yatangiye kumvikana. Ku ikubitiro abahanzi bakoraga injyana Latin American bafatiye ku njyana ya trap, bidatinze bahise bakora injyana yitwa Latin Trap, aho mu ngingo baririmbaga bavugaga ko bari kuririmba la calle cyangwa se ibibera ku mihanda, harimo urugomo, ibikorwa by'ubusambanyi n'ibiyobyabwenge. Mu bahanzi ba Latin Trap harimo nka Brian Myers, Anual AA, Mike Woods na Bad Bunny. Mu kwezi kwa karindwi mu mwaka 2017 yanditse indirimbo yitwa Ragatonero, ikaba ari injyana y'Ragaton yumvikanamo umurishyo w'injyana ya trap. Mu kwezi kwa munani mu mwaka 2017 ikinyamakuru cya Billboard mu nyandiko yacyo yitwa A Brief History of batangaje bamwe mu bahanzi bakomeye muri Latin Trap ko harimo Ozuna, De La Ghetto, Bad Bunny, Faluko na Arcangela, aho bavuga ku ncamake y'amateka y'injyana ya Latin Trap. Igituma trap ikorwa n'abahanzi barimo Ozuna n'abandi yitwa Latin Trap nuko usanzwe humvikanamo umurishyo w'injyana ya Ragaton. Mu rwego rwo kumenyekanisha album yitwa Dim Trap mu mwaka 2017 umuraperi T.I. twabonye ko ari we fatizo y'injyana ya trap cyangwa se pioneer of trap, yitangije inzu ndangamurage yitwa Trap Music Museum mu mujyi wa Atlanta. Aravuga impamvu yabikoze. Mu mwaka 2019 umuhanzi Lil Nas X yasohoye indirimbo yise Old Town Road ikoze mu njyana yitwa country. Nyuma y'icyumweru kimwe iza kuva ku mwanya wa 19 iriho mu ndirimbo zikunzwe za country music, hari mu kwezi kwa gatatu ku mwaka 2019. Gusa ku itariki 5 z'ukwezi kwa kane mu mwaka 2019 yaje kongera gusohoka isubiwemo, ariko noneho Lil Nas X afatanyije na Billy Ray Cyrus. Old Town Road yongerwamo umurishyo w'injyana ya trap, bituma imara ibyumweru 19 byose ari iya mbere kuri Billboard Hot 100, iza no kuba iya mbere mu zihawe igihembo cyitwa Diamond Certification mu gihe gito cyane. Nyuma yo kureba amateka make ku njyana ya trap, reka noneho tureba amateka ya trap mu Rwanda, aho tuvuga Kinyarwanda. Mu kiganiro umuhanzi Bushare w'injyana ya Kinyarwanda yagiranye n'ikinyamakuru The New Times, yavuze ko we na bagenzi be barimo Betray, Slam Drip n'abandi babarizwaga mu nzu ya muzika yitwa Green Fairy Music biyemeje gutangira gukora injyana yumvikanamo umurishyo w'injyana ya trap ikomoka muri hip hop, ubwo hari mu mwaka 2016. Bushare mu magambo yatangarije ikinyamakuru The New Times yavuze ko yatangiye gukora iyi njyana ya trap hamwe na bagenzi be barimo Slam Drip na Betray, ariko igihe batangiraga bibazaga aho injyana izagera kubera ko yari injyana nshyashya mu Banyarwanda. Yakomeje avuga ko ari igikorwa kitari cyoroshye ku ruhande rwabo, gusa ngo bakaba barishimiye uburyo injyana yakiriwe mu Banyarwanda. Bushare kandi yavuze ko yagendeye ku bahanzi b'Abanyamerika barimo Gucci Mane, T.I. na Young Jeezy batangije ubwoko bw'injyana ya trap ibarizwa muri hip hop. Nyuma yo gukurikirana ibihangano byabo, yumva ko agomba kuyizana no kuyikora mu Kinyarwanda. Asobanura ko Kinyarwanda ari hip hop nyarwanda irimo uburyo bwo kuririmba cyangwa se hip hop nyarwanda irimo melody. Bushare yaje gufatanya na bagenzi be bakoranaga mu nzu ya muzika yitwa Green Fairy Music, baririmba indirimbo zitandukanye zirimo umurishyo wa trap, itangira kwitwa Kinyarwanda muri ubwo buryo. Nyuma yo kwinjyana ya trap yari maze kwinjira mu muzika nyarwanda ikitwa Kinyarwanda, Bushare yavuze ko bashaka Kinyarwanda kwitera imbere mu Rwanda ndetse n'abahanzi benshi bayiririmbamo, ariko kandi ngo Kinyarwanda ikarenga imbibi z'u Rwanda, aho yavugaga ko bazafatanya n'abandi bahanzi batandukanye mpuzamahanga mu rwego rwo kuzamura injyana ya Kinyarwanda. Ibi byose nibyo yatangarizaga ikinyamakuru The New Times. Nyuma yo kubona ko injyana ya trap yageze mu Rwanda izanywe n'abahanzi bo muri Green Fairy Music ikitwa Kinyarwanda, reka nifashije abahanga mu bya muzika batubwira uko bumva injyana ziririmbwe mu murishyo wa trap. Uyu yitwa Dr. Lakeita M. Bonnet Bailey, ni umwarimu muri kaminuza ya Georgia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, arasobanura uko ayibona. Undi muhanga wagize icyo avuga ku njyana ya trap ni umwarimu nawe wigisha muri kaminuza ya Kennesaw yitwa Dr. Regina Bradley. Avuga ko buri kintu cyose akoze abo yumva yagikora mu njyana ya trap,
kuko ari injyana yishimira cyane kubona abantu bayiririmbamo. Adiyo.